ibivugwa biriyongera. Amwe mu banga y'ibigwa arimo arahishyurwa. Bamwe ngo ni politiki, iyobokamana, abandi ngo niyo si tugezemo. Ese nawe nuko ubibona? Uri kumwe nanjye Placide mu kiganiro Mbaza buri kimwe kuri Art TV impamyabumenyi. Mbahaye ikaze. Benshi muri twe tubona izuba nk'ikintu cyaka kibereye aho gusa. Nyamara izuba ni kimwe mu bintu bitumye ubuzima bwa muntu, ibimera ndetse n'isi muri rusange bikomeza kubaho. Aka kanya urumuri ni ikintu cy'ingenzi dukeneye kurusha ibindi byose bitewe n'akamaro rudufitiye. Muri make nta washidikanya kwemeza ko nta rumuri umuntu atabaho, kandi umuntu atabayeho si nayo ntiyabaho. Imirasire kimwe n'ibindi byose bitanga urumuri nk'amazi, umuyaga ndetse n'ibindi. Muri iki gihe igihumbya amaso nta kindi ubona usibye urumuri. Nubigerageza nawe ubwawe nta kindi ubona usibye urumuri, izuba, ampure, ukwezi, inyenyeri, urumuri. Ibyo byose kandi usanga bihuriye ku rumuri. Abantu benshi bakunda kwibaza, ese urumuri ruzabaho iteka ryose? Ese izuba rizarekera kurasa? Ese bizaba bimeze bite? Ibyo byose tugiye kubirebera hamwe aka kanya. Icyo ngusaba ni ugukurikira ikiganiro Mbaza buri kimwe kuri Art TV impamyabumenyi. Wifuza kwamamaza no kumenyekanisha ibikorwa byawe, watubona uciye ku mbuga nkoranyambaga dukoresha arizo Facebook, Instagram, YouTube, aho hose ubashije kwandikamo Art TV impamyabumenyi. Ushobora kandi no kutubona unyuze kuri nimero ubona kuri screen yawe. Izuba ni kimwe mu byaremwe dusanga ku isanzure ku butumburuke bwa kilometero miliyoni 147 uturutse ku isi dutuye. Ni ukuvuga byibuze mile miliyoni 93. Iyo tubyutse mu gitondo tubona izuba rirasa, ariko ntitwibaza ikibitera. Muri make ntituzi icyaba gituma izuba ryaka. Izuba ryaka ahanini bitewe no gusekurana k'umwuka wa hydrogen na helium. Ni ukuvuga byombi iyo bihuye bitanga ubushyuhe budasanzwe n'urumuri rugera ku ntera ndende, bigatuma natwe tubona urumuri ruriturutseho. Urubuga lifescience.com ruvuga ko guhura kwa hydrogen na helium butanga ubushyuhe bungana na degrees Celsius miliyoni 15, gusa bukajya kugera ku gice cy'inyuma cyitwa photosphere bugeze kuri degrees Celsius 5500, rukagera ku isi dutuye aho turibona rifite degrees Celsius 50. Ntibiba byoroshye nubwo biba mu gihe gitoya cyane. Ni ukuvuga imirasire y'izuba ikora urugendo rungana n'iminota 8 n'amasegonda 20 kugira itugereho. Umuhanga muri siyansi Carl Peter Schroeder n'undi mugabo mugenzi we witwa Robert Conan Smith ndetse n'izindi mbuga nka sciencediary.com na listverse.com bemeza ko igihe izuba rizaba ritacyaka, isi izugarizwa n'umwijima ndetse no gusimburana k'ubukonje n'ubushyuhe bikabije cyane, kandi ko byatuma isi yuzura uburozi budasanzwe. Ibi byose bakabivuga bashingiye ku byo bagenda babona, aho bavuga ko bitewe n'ibyuka twohereza mu kirere, ni ukuvuga ibituruka ku binyabiziga, inganda, imashini ndetse n'indi myanda tugenda twohereza mu kirere nk'ibicanwa, bigenda byose bikihuza bigakora amatoni n'amatoni y'ibyuka bihumanya izuba n'ikirere. Buri munsi byangiza izuba ku kigero cya 0.046%. Bisobanuye ko nta gikozwe nyuma y'imyaka miliyari 5 iri imbere izuba rizarekera kurasa, nk'uko abahanga mu byerekeye isanzure n'imiterere yaryo bagenda babigaragaza. Ntabwo byadusaba ibihambaye kugira ngo ibi tubyirinde cyangwa se twongerere ubushobozi izuba bwo kurasa igihe kirekire, usibye kugabanya ibyuka twohereza mu kirere, gutunganya imyanda uko bikwiriye ndetse no gutera ibiti n'amashyamba ku kigero cya 75%. Dore ko ubushakashatsi bugaragaza ko byibuze buri rugo ruteye ibiti 3 byagabanya iyangirika ry'izuba n'ikirere ku kigero cya 75%. Ushobora kubyumva gutya ukibwira ko bisanzwe, nyamara hashize byibura iminsi igera kuri 2 nta rumuri tubona ku isi, nta zuba ricana, ibisaga 1/3 cy'ibimera n'inyamaswa byahasiga ubuzima. Abagera kuri miliyoni 1,000, ni ukuvuga miliyari y'abatuye isi, yahasiga ubuzima, ndetse n'isi ikajya mu bukene bukabije butigeze bunabaho kuva na kera. Muri make buri kimwe gikora cyangwa se kibaho bitewe n'urumuri cyangwa se izuba cyahagarara. Ese uyu niwo murage dushaka gusigira abazadukomokaho, cyangwa n'intangiriro yo kubikumira? Ntuzacikwe n'ikiganiro cy'ubutaha. Niba utarakora like, share, subscribe, igihe ni iki kugira ubikore. Ufite igitekerezo cyangwa se inyunganizi, wabitugezaho uciye muri comments.
Ushobora kandi kudukurikira unyuze ku mbuga zacu dukoresha arizo Facebook, Instagram, Twitter, hose ubashije kwandikamo RCTV Impamyabumenyi. Mwari kumwe nanjye Placide mu kiganiro Mbaza buri kimwe kuri RCTV Impamyabumenyi. Naho ubutaha. Batwita German Expert Garage. Nitwe bambere muri serivisi zo gusigasira ubuzima bw'ibinyabiziga byanyu. Duhereye mu karere ka Rubavu, mu murenge wa Nyundo, neza ku muhanda munsi y'uruganda rw'icyayi rwa Pfunda. Tugufitiye serivisi nziza zitandukanye nka computer diagnostic, gusuzuma imodoka ukoresheje imashini, engine repair, gukora moteri, computer wheel alignment, ibijyanye n'amapine kuyashyira ku murongo, general services, gufata neza ikinyabiziga cyangwa se entretien, brake and clutch repair, gukora ferinambriyage, panel beating, kugorora no gutera irangi. Agashya rero tugufitiye na headlight centering devices, zimwe zigufasha gutunganya amatara neza. Tugufitiye car wash ikinamba ndetse n'izindi serivisi zitandukanye zo mu igaraje. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri nimero zikurikira: 07 88 47 20 German Expert Garage. Dukora buri munsi mu masaha y'akazi. Ubuzima bw'ibinyabiziga byanyu ni inshingano zacu. Nimutugane buri wese hawe ikaze. German Expert Garage.